nibera mu nzozi urota nkurebera mu madirisha you let me go kuko nenda gupfa gabanya ibihano please calm down my. Amahoro y'Imana kubakurikiye kamera za Jado Inganzo TV, tubashimira abakoze sabu, abateye na comment n'inkunga ikomeye cyane. Ni wa munyamakuru wanyu Igabe John, ni wa munyamakuru ubazanira byinshi byiza bitandukanye, ubazanira abanyempano bagiye batandukanye. Content yacu cyangwa ikiganiro cyacu ni Inganzo Talent Show. Inganzo Talent Show, naho tuzajya tubazanira abanyempano batandukanye baririmba, ewana, ababyinnyi, mbese ni talent zigiye zitandukanye. Kandi muri uru Rwanda harimo impano nyinshi cyane ziri hasi. Weho rero kurikira Jado Inganzo TV Show ubone byinshi bigiye bitandukanye, kandi nawe utarakanda sabu yikandi kugira ngo ubone byinshi bitandukanye. Imbere yacu rero dufite umutumirwa, ndabona ari umwana ukiri mutoya pe. Ni umwana uhorana ibyishimo, ni umwana uhora yishimye. Ego nkanjye nk'umunyamakuru wanyu Igabe John, nimba ngira nkurikirana nkashaka impano zazindi ziriyo zihishe, ariko nyine bikamvuna, ariko nkagira iki nkayibona, abati kanze ngeze ku banyarwanda, ngeze ku ba diaspora aho bari hose. Uyu mwana w'umusore rero afite byinshi agiye kutuganiriza. Yagiye yemvita abayirene kugira ngo bamukoreshe interview agaragaza impano, ntibyakunda. Yemvita bacita kugira ngo agaragaze impano, ntibyakunda. Ariko Jado Inganzo TV nibwo bwa mbere agiye kugaragaza impano, ariko tugiye kubanza kuganira ku buzima, urugendo nyine yaciyemo kugira ngo abashe kugera muri industry ya cinema. Katubanza tuguhe ikaze kuri Jado Inganzo TV Show kugira ngo wibwire abadukurikiye, kugira ngo dukomeze n'uburyohe bwacu bw'ikiganiro. Tubahe ikaze. Njye nitwa Ishimwe Michael, ariko izina nkoresha muri industry Tian Jesus. Urakoze cyane. Ese urugendo rwo muri industry ya sinema nyarwanda habamo imbogamizi nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kugira ngo umunyempano nkawe nyine abashe kugera aho ageze. Wenda ntaho uragira, uracyarimo gutangira, ariko hari aho wavuye, hari n'aho ushyitse. Ese byagenze gute? Tuganirire. Ushize ubwoba, ushize amanga. Urumva Jado Inganzo TV dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abasupporters bashobora kumva hano yawe iryoshye, bagatera muri comment bakavuga ati uwo mwana afite impano, felicitation. Araza no kuturirimbira, ariko nyine agiye kubanza kutuganiriza byatangiye gute kugira ngo yisange ari umuririmbyi. Dore ko nisanze muri ibi bintu. Reka mbivuge nk'ibi bintu. Nkiri umwana nta gahunda yo kuririmba nari mfite, ariko hari ikintu kimwe, hari ibintu bigera ku bitatu nahoraga nsenga nsaba Imana: kuba umusirikari, umukinnyi w'umupira, no kuba umuhanzi. Ariko niyo monde nayikundaga cyane. Ariko ibyo byose nta na kimwe cyakunze, usibye ko nabonye ko nkoze umuziki aribyo bishoboka kurusha ibindi. Ndumva nkiyumvamo ikintu cyo kuririmba. Nari mfite nk'imyaka 12, niga mu gatanu primaire. 12 primaire, gutya nicaye ahantu, abanyeshuri babyumva ukuntu imvura igwa, abarimu nk'abo muri klasi muri kwidagadura. Noneho icyo gihe nari bored, nari nicaye inyuma, kandi icyo gihe nibwo navuze ati nta kwandika indirimbo.
nandika indirimbo ariko gusa ntabwo ari ibintu napanze ni ibintu byagwiranye nandika indirimbo ndakeka my sweet ku myaka 12 ariko ibyo ntabwo nabikomeje ntabwo navuze ati ibintu bye byanjye ahubwo ubuzima bwarakomeje njya mu bindi ndakeka ko ngeze mu myaka 15 nibwo nagiye muri store nta mafaranga mfite ahubwo ari store twari twegeranye gutya ndavuga ati reka ninjiremo mbaze bimeze gute ninjiramo ndabaza nangahe nyumvisha beat bimeze bite nsubira home njya gushaka ibiceri ntabwo nabibonye cyo nakoze nagurishije telefone nari mfite agafone nari mfite kaga smart ashyira ku isoko ndangije ndagenda nishyura muri stu nabwo nishyuyemo make nishyuyemo 20 yego ndakora indirimbo banyita pana yari vibe irenze ku muntu bwa mbere ugiye muri stu n'ibintu byari birenze nyumvisha umuvuye wanjye yari sample yumvira arenze ambwira ati reka tuzajyane muri stu nishyura icyo gice cyasigaye tujyana muri stu anyishyura igice cyasigaye indirimbo irasohoka uko niko vibe yanjye ya mbere yaje gusa ntabwo ari ibintu byarangira kuko nabonye ko ibyo bintu nabikora icyo nakoze hashize nk'ukwezi nasibiye muri stu nkora indi ndirimbo ariko ntabwo ari ibintu byari byoroshye kubera ko nta biceri ntaki sibye kuba nshaka ikintu nshaka nasubiye muri stu nkora indirimbo ya mbere umuntu washyiragamo amafaranga we ntabwo ariko kazi ko kumanaginga abantu ariko yumvisha indirimbo ya mbere akeka ko ibyo bintu ushobora kubikora ugahita gusa byageze nyuma acika intege gutya ariko njye ndacyakomeje njye nkanjye ndacyakomeje guhiga n'iki ariko nizera ko nzabigeraho. Urakoze cyane. Dusubira inyuma gatoya, ni urugendo rutoroshye. Nta rugendo rutoroshye kugurisha telefone kugira ngo ujye studio, ni ibintu none ku myaka 14 icyo gihe se wenda dusubiye inyuma ufite ababyeyi bombi? Mfite hashize igihe gito, wenda sinzi ko byari ngombwa kubivuga, ariko hashize nk'amezi 2 papa yitabye Imana. Hashize nk'amezi 2 ariko ubu mfite mama, mfite n'abavandimwe, kandi bose babishimiye ko ibyo ndimo mbirimo. Wenda nubwo yitabye Imana imuhe iruhuko idashira. Icyo nashaka kubaza, icyo gihe ku myaka yawe 14 ndumva wari ukiga uri primaire, ese ababyeyi babyakiriye gute kumva ngo wagurishije telefone wagiye muri studio? Ese bumvaga impano yawe barayakiraga? Ko tuzi ko ababyeyi benshi nyine batabasha kwakira icyo kintu, niba umwana yiga iyo agiye mu muziki bumva ko nyine yataye ishuri, yumva ko nyine ari ibintu bigiye kugera kumurarura ntakomeze amasomo. Bakibyumva nyine ko wagurishije telefone wagiye studio, cyangwa warabibajije babyakiriye gute? Oya, kubera ko njye mu buzima busanzwe niba nabaga ndi class cyangwa ngiye ku ishuri nabaga ndi smart, hari ukuntu ufite character z'abahanzi z'abasani. Bivuze ngo nta kintu cyatunguranye, kubera ko n'ubundi byari ibintu bigaragara, usibye ko nakabishyize mu bikorwa. Ariko kugurisha telefone ngo ngiye muri studio ni ikintu ntabwo nabivuze. ntabwo wabwira umubyeyi ngo nagurishe telefone ngo byabaye ibanga. Gusa nohereje sample y'indirimbo ya mbere, ko ijwi ni iryawe, ntabwo bishoboka ko ariwe wayikoze. Umubyeyi wanjye aravuga ati okay, reka kugira nene kari yawe, tugiye kujyana muri studio.
baze producer kuko ari yawe. Icyo gihe twajyanye muri studio byari muri weekend, tugerayo duhuza na producer avuga ati se uyu musore wanjye ni Benga niwe wayimukoreye, avuga ati njye wayikoze. Avuga ati okay cyara hano ku ntebe nawe aririmbe live party. Ebe koko ibyo bintu kare wabikoze atari ibintu mushaka guteranya. Producer ajya kuri piano, urumva ntabwo yibashira mu beat, yakinye piano nayo ndaririmba live. Ndabona ko bya bintu biri rero nibwo yatangiye kuba abonye biri seriye, we yatangiye gushaka kuba ikintu abikoraho. Aravuga ati rero naje nshaka ukuntu twabiteza imbere. Urumva bwa mbere yumvise umuntu impano n'iki, yumva ko bya bintu byoroshye, aravuga ati rero njye gutya twaje dukora indirimbo kabiri duhite dukubita dupfuka. Urakoze cyane, nizovuga ngo ni imvune z'abahanzi. Umwana ntimuzabone umusitari ageze mu ndirimbo 30 mirongo ingahe aba afite aho yahereye. Hari n'izo aba yarakoze ziga flopinga, n'izina rebwe, n'izina mbese zimwe n'izina yegere no ku maradiyo. Kera baravugaga, hari amaradiyo menshi habagaho ngo agasede tukavune. Ibyo bintu uzi ko byari biriho, ibyo bintu tukavune cyangwa tukareka. Hari ni story no muniga bita Nick Cannon. Hari content afite, ngaba ari umusani uburi kumwe n'inshuti yawe, ukajya mu modoka ugasanga akahita kumvisha indirimbo ye cyangwa avuga ati umva iboro ndenze. None kubera ko ntari telefone ukayicomora, phone ukayicomora gutya kabizimya nyine. None akabyumva kuri phone akavuga ati okay ubwo bicomoye kanyumve na phone gutya bisanzwe. Iyo phone nawe kayifata akahita muri brown. Nuko yumvise ko ibyo bintu ari bibi cyane wakoze ibintu by'amahanga. Urakoze cyane. N'imvune z'umuhanzi n'urugendo aba yaraciyemo. Rero abakurikije do Inganzo TV show, iyo twatumiye umunyempano rero ni ibisanzwe no gushyuha, no kubaidinga, mbese no kwishima. Turashaka rero nyine ubaririmbire kuri iyo ndirimbo yatumye ugurisha telefone. Niyo dushaka yuko uheraho umwanya w'impano yawe bumve nyine aho uko watangiye. Uko natangiye bwa mbere muri studio ntumva njyewe yumvamo njye. Hari reka nakavashi gatoya karavuga ngo baby pana baby pana baby pana baby pana. As I told you baby, jewe nawe niwane kunkwepa apana, ndaregeye sana abandi barijani navuniyemo kare kandi wasanga ubaye utabyumva. Urakoze cyane ariko udufite n'izindi nyinshi. Ese muri bano ba sitari bagiye batandukanye ntabwo turagera ku zindi zawe? Dufite abasitari bagiye batandukanye kandi bafite ibikorwa biremereye. Hari Bruce Melody, haba The Ben, haba Medali, haba Riderman, haba n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ese ni uwuhe roromodo wawe wakuze ukunda kandi ugakunda ibikorwa byo ukavuga ati byanze bikunze uko byagenda kose naca mu nzira y'amahwa, naca muki ngomba kuzashyika hashyitse nareba? Hari first of all ntabwo ntabwo ngenda ku byo umuntu akora. Niba icyo kintu agishoboye kurusha abandi, ngendera ku mbaraga ashyira muri icyo kintu n'urukundo agifitiye. Role model wanjye kabisa w'ibihe byose Bruce Melody kabisa. Bruce Melody Munyakazi.
kabisa ntitaye ko hari abantu benshi ashobora kuba atarenze n'ibindi ariko kubera ko icyo kintu agikunda kandi anagishyiramo imbaraga yego kabisa mbavuga ati hari ahantu Bruce Melody ari mpari byawe nka Brazil ukunda kandi wumva indirimbo ya Bruce Melody baririmbira abantu bati wow hari indirimbo ye ntabwo naririmba nkawe ariko nagerageza shyira ku mutima y'amagambo aho atazigera asibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere baza twanga ntabwo nyibuka penshi gusa hashize n'igihe kinini isohotse hari n'izina peshaje se nta yindi izimo indi nshyashya take it over hasi no nibera mu nzozi urota nkurebera mu madirishya you let me go kuko nenda gupfa gabanya ibihano please calm down my love everyone bashitse nk'ibirura nubwo ntaba nyizi yose ariko ndabukurikirana cyane urakoze cyane twagiye ku mpano zawe rero ni nacyo cyatuzanye ugaragaze impano yawe kugira ngo abantu benshi nyine bumve talenti yawe rero isanzure tuguhaye ikaze impano yanjye ariko mbere na mbere nabanza hari ikintu bita fight song ya ndirimbo uba wemera cyane kurusha ibindi ntabwo nabanza nkayiberirimba nubwo ntabwo ndayirikodinga gusa narayanditse nta kibazo okay. Hello baby, this time I'm ready for you on my little angel. You know, after life nta bundi buzima. That's why nshaka gukora ibyo ntarakora. For now you really know, alright, it's on you. My beautiful, stay with me tonight. I don't wanna say goodbye. I hope you'll let me stay with you tonight. Baby, I can do. Cause when you kiss my lips, you make me feel right. Oh, love is love. Yeah, sweetie hearty, please don't judge me. Ibubanzari mashi, changari nzuzi. I don't understand. Do you marry me, girl? Do you kiss my lips? Nzakubera umbrella, and I will fight for you forever. Baby, babe, I think I am in paradise. I don't wanna lose. I wish to stay by your side. Indirimbo nkunda cyane. Urakoze cyane bantu mukurikiye Jado Inganzo TV show, turi mu buryohe kandi n'ibyishimo. Uyu ni umunyempano, andika muri comment ese urumva arimo neza, niba niwumva harimo nikosa utari muri comment bati agomba gukosora aha n'aha, kandi turacyara kumwe. Ni wa munyamakuru wanyu Igabe John aracyaturirimbira, afite indirimbo nyinshi zitandukanye. Uyu ni umwanya wo kugira ngo agumye atugezeho impano ye nziza kandi impano itangaje. By'umwihariko ndashaka gushimira abantu bakurikirana iki kiganiro. Ndashaka kubashimira support yabo no gushyigikira abana bakiri bato muri industry. By'umwihariko ndashaka gushimira mama. She's my little angel kabisa. Yatubaye hafi kandi izere ko agukurikiye. Arankurikiye cyane kandi ibi bintu arabyishimira. Arabyishimira ibyo nkora kubera ko nubwo naba umusani ariko njye mba ngomba kuzuza inshingano zanjye nk'umwana imbere y'umubyeyi.
bagomba kumvira inshingano zanjye n'umwana w'umubyeyi. Yego, ni byiza cyane. Ngaho dukomereze akandi karirimbo keza. Okay. Turyoherwe. Nta kibazo njye ndiyo ndacyatangira. Iyo niyo slogan yanjye, ndacyatangira. Look at yourself, ureba uko wangize, nguhozaho amaso wherever you go, nshaka kwibona nkunzwe nawe, you're the one for me, wamunye amaso, sinshaka kwibona ndi alone. I was down, ubundi up, now was in the loser, ubundi winner. One, two, three, what the hell? We know because I catch you, he beats back in me. I need you to my shoulders, and hope it the further. I know very well, you really never leave. Any day, anytime, me, when I texting, that will be Randy Mohopa's location. You know, need the girl, damn, like you. I guess that's why everybody wanna be like me. Yeah. Urakoze cyane cyane, karirimbo ni keza cyane kandi ni byiza cyane. Ufite impano, ufite talenti rwose. Umuntu ukurikije Inganzo TV, jya muri comment rwose utere ese urabona ashoboye, andika muri comment. Kandi nawe ushaka kuzamura impano ye, amarembo arakinguye kuri Inganzo TV. Utere muri comment, tumukugezeho kugira ngo uzamure impano ye. Turahanga kugira ngo tuzamure impano z'abahanzi bagiye batandukanye. Rero hari akandi karirimbo wahoze umbwira keza cyane, nako uratugezaho turimo gusoza ikiganiro. Nta kibazo. Hari lifestyle, ni lifestyle mu buzima busanzwe. Kuva mvutse kugera nkuze, nta kimwe nageze usibye F with a G. I was good kid, but now all I think about to man pussy, man drugs, that's always around in my head. So tell me, ni gute nahagari ka disease from first year kugeza right now. This is my first breath. Look, I'm here with my homies, I'm here with my family, I'm here with my child, I'm here with you, nigga. Wake up every morning when I think about myself. Nibona more darker and the cold than to see anything. And I personally, I think I am crazy, and I personally, I think I am a league that, look, I don't give a damn about what people think of me. If you want to judge me, do it. It no longer concerns me. I no longer have to justify who I am, what I do, all the decisions I make. Look, yeah. Urakoze cyane rero. Dushimira muntu wafashe umwanya wo kurikira Jado Inganzo TV aho uri hose, waba uri umudespra, uri hanze, abari mu gihugu, bose abari ikintu gikomeye cyane. Kandi nawe ugumye kugenda ukanda ukurikira ibiganiro byacu, n'inkunga ikomeye cyane. Yari wa munyamakuru wanyu rero Igabe John ubagezaho impano zitandukanye. Iki ni ikiganiro kizahoraho, Jado Talent Live Show. Ikiganiro kizahoraho kandi nzagenda mbazanira abanyempano benshi. Jado Talent Live Show ni ikiganiro rwose nzabagezaho abanyempano benshi bagiye batandukanye. Si ukuririmba gusa, nzabazanira n'abakaragiteri ba sinema nyarwanda. Ego ni ibintu bizajya binyura kuri Jado Inganzo TV. Dusoza rero, iminota yacu ndabona irimo kurangira. Niki wabwira abakurikiye Jado Inganzo TV show dusoza? Ndisubiramo ko mbashimira cyane ku support zabo, by'umwihariko kubabikurikirana every single day, bya buri munsi. Bajye bakomeza gusapotinga, kuzamura abasani bakiri bato. By'umwihariko niba wumva hari akantu kataraza, wewe mbwira ako kantu nkakosore kugira ngo mbahe ibirenze ibyo mukeneye.
sawa rero twizere ko kandi n'ubutaha tuzagutumira ukatwitaba kuri Jado Ingagi TV show. igihe cyose kabisa munkeneye nzaba mpari. Sawa rero yari wa munyamakuru wanyu Igabe John, ikiganiro nakagaruka rero turi kumwe muntu wihanganye ukadukurikira, ni iby'agaciro rero akaryoshye nigahora amwitama. Turi kumwe, ciao ciao.